isi duhura n'urupfu rudutandukanya n'abacu dukunda cyane. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi batuvamo bakajya ahacecekerwa. Nyamara kandi dutegereje wa munsi urupfu ruzakurwaho, abera bazuke twisangire umukiza wacu mu ijuru. Dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho, amakuba azashira nta gupfa. Abera bazutse tuzamukire rimwe, kurira bizaba bishize. Tuzabona abo twakundaga basinziriye mu isi kubera umubisha, nibwo tuzaruhuka imiruho y'iyi si. Mbega umunsi uzawuhebuje, dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho, amakuba azashira nta gupfa. Abera bazutse tuzamukire rimwe, kurira bizaba bishize. Niko tuzabonana n'ababyeyi bacu n'inshuti zacu zose twatandukanijwe. Urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, tuzaba by'iteka ryose. Dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho, amakuba azashira nta gupfa. Abera bazutse tuzamukire rimwe, kurira bizaba bishize. Ni koko uwo munsi uregereje, ni vuba. Mbese wifuza kuza bona n'icyo gihe, kawitegure vuba maze utazatungurwa. Mbega umunsi uzawuhebuje, dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho, amakuba
azashira ntagupfa abera bazutse tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize dutegereje wa munsi dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho amakuba azashira ntagupfa tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize abera bacu bose abera bazutse tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize ntituzongera kurira ukundi abera bazutse tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize bajya kwinjira hariya muri ariya marembo bavuka mu muryango hariya nyuma mbonesha muri nawe gahunda nirangira turahagarara hano hafi ahangaha ntabwo tujya kure turahagarara hano hafi hanyuma haze kubaho isengesho nibirangira nibwo turi gukurikizaho gahunda yo kujya ahateguwe kwirinda muraza kuduhinzira hano mu muryango Ukiranza umukiza wanjye kandi azabanyakira n'ibyishimo Zainabu
Imana yacu izina ryawe ryera rihimbazwe. Turaha muri uru rugo imitima yacu itanezerewe ariko nanone tudafite guheranwa n'agahinda kuko dufite ibyiringiro mu Mana y'agakiza kacu. Izina ryawe rihimbarizwe. Turaha rero kubwo guherekeza umubyeyi wacu. Ndakwinginze cyane kugira ngo wowe wabanye nawe uhereye akivuka kurinda ugejeje kuri uyu munsi weruka, ni wowe ufite ahazaza. Ndakwinginze data ukiranuka kuko twebwe nta kindi twamenya, ibyo twabonye ibyo twumvise nibyo, ariko ibiri hanyuma y'ibi ni wowe ubizi. Ubihererwe icyubahiro, ukomeze abuye umuryango bose, uhereye ku bana, abuzukuru ndetse abamukomokaho bose, ubabe bugufi bahumurize, kandi uhumurize inshuti, abavandimwe, abari hafi ndetse na kure bumvise aya makuru y'umubyeyi wacu. Ndakwinginze data ukiranuka kugira ngo natwe twese abagize umuryango mugari nk'itorero ryawe twumvise aya makuru aba ariyo kuba bugufi duhumurize, kandi ubwo tugiye kwerekeza aho umurambo we umubiri we uri buruhukire, ukomeze kubana natwe mu izina ryiza rya Yesu, amen. Besaho tuzahurira cyangwa ruzi ahahora umukiteka nihabumubabaro. Besaho tuzahurira ku cyangwa ruzi, tuzabonanirayo tuhanezererwe iteka. Tuzahurira ku cyambu rugendo rurangiye. Besaho tuzahurira yo maze twiruhutse. Besaho tuzahurira ku cyambu cyangwa ruzi, tuzabonanirayo tuhanezererwe iteka. Besaho twese tuzahurira mu mudugudu ubaswe n'uhoraho, urimbishijwe yasipi. Besaho tuzahurira ku cyambu cyangwa ruzi, tuzabonanirayo tuhanezererwe iteka. Abacunguwe bose bazaririmba indirimbo, kandi ibiremwa byose bizasingiza Uhoraho. Besaho tuzahurira ku cyambu cyangwa ruzi, tuzabonanirayo tuhanezererwe
maze twumva amajwi yabo tubareba mu maso mbese aho tuzahurira ku cyambu cya rwa ruzi tuzabonanirayo tuhanezererwa iteka mbese tuzabonana na Kristo umukiza wacu aje kujyana intoreze mu bwami buhoraho mbese aho tuzahurira ku cyambu cya rwa ruzi tuzabonanirayo tuhanezererwa iteka mbese Yesu ajya anyitaho mu byago no mu mahoro mu mibabaro no mu miruho no mu rugendo rurushya anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho mbese Yesu ajya anyitaho iyo ngenda mu mwijima niyo umwijima wakagugose mbese Yesu amba bugufi anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho mbese Yesu ajya anyitaho iyo nguye mu bishuko iyo mbabaye niyo mbogoza mbese Yesu arantabara anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho mbese Yesu ajya anyitaho iyo nsezeye ku nshuti iyo mbabazwa simumurizwe mbese Yesu ababireba anyitaho
dufashwe n'uwabiteguye urahara aradufasha mu ndirimbo ya gatatu. Yesu mu maso umusaza tujyana nibwo nzamutegereza ko ari we wapfiriye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye uko ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka. dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimye kuko amasaha yose atambutse kugeza aka kanya niwe warinze ubuzima bwacu, niwe warinze abari mu ngendo baza ahangaha, bahabwa icyubahiro. Reka rero tubangaha dufite ibyiringiro by'umuzuko kuko Yesu yatsinze urupfu, bityo uduhe imyiteguro kugira ngo natwe nubwo twasinzira igihe impanda y'imperuka izavuga, abasinziye bakazuka n'abazaba bakiriho bakazanganira umwanya mu kirere, uzaduhe kuzaho tuzaba turi hose kuzasanganira umwami wacu. Uri hafi kugaruka rero, iyabaza abantu ndetse n'urupfu rwa mbere ufata umwanya wa mbere bigakurwaho, ude gutegereza twihanganye. Uhumurize umuryango wabuze uyu mubyeyi, abana, inshuti, abavandimwe, kandi twese Satani ntaduherane nk'abuze ibyiringiro, ahubwo dutegereze igitondo cy'umuzuko ubwo abacu tuzababona bazutse, bityo rero tugire ibyiringiro kandi dukore neza kugira ngo tuzagusanganire mu izina rya Yesu. Muraho mwese. Nitwa Pasiteri Siyeze Sirasi, abantu mu Methodiste Libre, kandi abakomoka hariya mu karere ka Karongi, umurenge wa Twumba, akagari ka Gitabo. Turi hano uyu munsi kubw'uyu mubyeyi we mu mubiri bashakana nyuma y'icyago cyari kimaze kumutwara umugore we mukuru. Uyu akaba yari umuvandimwe w'umugore wa Ruremesha Jonathan. Yasanze yari asize agahinja ariwe Gloria, yamubereye mama we aramwonsa. Akigera mu muryango yazibye icyuho cyari kimaze kuboneka, kandi rwose nibabwira mu byumve yatubereye insimbura y'uwari umaze kwitaba Imana, kandi ari inkoramutima nziza mu muryango, atubanira neza kandi asoromaho imbuto, ari abakuru ari abatoya. Navuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Kandi yabaye mu Methodiste Libre, mu itorero yari inkoramutima y'itorero. Mu itorero twamusoromagaho imbuto, ndetse cyane cyane ababizi neza ni ababyeyi bakundaga kumwisanzuraho umunota ku wundi. Ababizi ni abana baba imfubyi, baba bafite ba se na ba nyina, bose navuga ngo aruhukire mu mahoro. Uyu mubyeyi adukuwemo twamukundaga mu muryango, adukuwemo twamugishaga inama, yatugiraga inama, yadufashaga mu cyimbo cy'ababyeyi bacu twagiye dushajisha. Twamurebaga, ntabwo twamubonaga nk'aho ari umugore wacu, twamubonaga nk'umubyeyi wacu, kandi yadufashije byinshi. Ariko aza guhura n'ikibazo cy'uko yarwaye indwara y'umutima. Urwaye umutima, yagera ku kigo nderabuzima
twamukurikiranaga igihe kinini ariko uburwayi bwe bwari umuturanyi. Yaje kugira rero igihe ahura n'impanuka aravunika. Avunitse yagiye kwa muganga mu mavuriro atandukanye birananirana kugeza ubwo yaje kugera hano kw'iri vuriro rya hano hafi hano, kugeza aho rero atabarutse kuri ziriya tariki enye z'ukwezi kwa kabiri, mubona ko yari yaravutse muri 51. Atabarutse rero twari tukimukeneye, atabarutse rero twari tukimukunze, kandi rwose nk'abavandimwe bacu muri hano navuga ngo aruhukire mu mahoro. Imbuto nziza asize mu muryango, navuga ngo ab'umuryango twe twamwigiyeho, ariko namwe ayo mateka mbabwiye mu nshamamagambo, mu mvunamagambo, navuga ngo kuba ari hano namwe muzagerageze muzasiga inkuru nziza imusozi. Ibyo bizahesha Imana icyubahiro, kandi bizatuma hasigara imbuto nziza, bizatuma hasigara umuco mwiza muwo natwe dusigiye mu muryango, bizatuma azabaho kwifuzwa, kandi navuga ngo mureke dukiranuke tuzongere kubonana mu gihe gikwiriye. Icyo nicyo mbifurije nanjye mbyifuza mu izina rya Yesu. Abafite bateguye ubuhamya, bafite ubuhamya bwabo kuri uyu mubyeyi asinziriye, umwanya ni uwabo. Nkuko bababwiye nitwa Kampeta Zainabu, yari umubyeyi wacu aho tuvuka hariya i Karongi. Abandi yari umutante masenge, ariko yari umubyeyi w'ababyaye wabavutse hariya dukomoka. Ari abaturanyi, abavandimwe, kuko bagiye babibabwira, ntabwo yigeze abaho adafite abantu babana. Yewe n'ubu yari umupfakazi, mu rugo ahasize abantu yabanaga nabo bidushye, kandi nawe yari yindi, niko navuga ko muri urwo rugo rutabagamo umugabo namwe muzi intege zabo kuko ziba zimeze, ziba zifite aho zigarukira, kuko amaboko y'umugabo ntaba ahari, abakora aha babiri. Yakoraga aha babiri, ariko nubwo yabagaho muri ubwo buryo bw'imirimo myinshi mukubirana, ntabwo byamubuzaga kubana n'abandi, n'abaruhaga baruhiraga iwe bamwe, aranahabasize n'ibyo nababwiraga. Yaratureze rero, kandi yaranaturereye. Muri twebwe abana be, abisengeneza be, hari n'abagiye biga za kaminuza ari bakuru. Abo ngabo niyo twigaga turi abagore, yasigaranaga impinja zacu, yarazireraga, akazigurira amandazi, akazigaburira, zigakura, tugakomeza amashuri imitwe yo twari tuyifite, kandi tukazisanga abana barakuze bajya mu mashuri. Yarakoze rero, kandi yagiraga ubwitange, numva twamwigiyeho twebwe. Ubwitange yagiraga ahabaye ibibazo nk'uku byabaye tumuherekeje hano, ntabwo yahaburaga Zainabu. Twamwitaga mama mudogo, niryo zina twamuhaye. Buriya Zainabu narivuga kuko niryo zina rye, ariko ubundi tumwita mama mudogo. Baba bari hano imbere mu gihugu, baba bari i Burayi, ubu barimo kutwandikira, ni mama mudogo, niryo zina twamwitaga. Twamwitaga mama muto, mama muto. Ariko nukuri icyo nababwira, twamwigiyeho ubuntu, ubumuntu, gukunda abantu, atizigamye, atitaye ku butunzi afite. Ahari ibyago akahaboneka, ahari seremoni z'ibyiza akahaboneka. Ntabwo yashoboraga kubura mu rugo rwa buri wese. Mu bantu bose twitabazaga yabaga arimo, kandi akaboneka, akabiha umwanya. Numva rero mu by'ukuri nashima Imana, kandi namwe bantu b'igitwe nkabashima, ariko cyane cyane nkashima muramu wacu Jean Marie, wabanye nawe mu mubabaro na Gloria tudahari, bakamurwaza, bakabana nawe mu mubabaro, ariko nyine umunsi wa nyuma urageze. Murakoze cyane, banze kubashimira, shima n'Imana.
make mama yambereye umubyeyi mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Yambereye umubyeyi kuva mfite amezi 6 kwindangana gutya, yarakimbera umubyeyi. Navuga byinshi yankoreye gakwira bugacya, yarandeze narize, yarangaburiye, inzira zose nanyuze niwe nzikesha. Yagezeho ararwara, uburwayi bwe sinigeze mutererana cyangwa sinigeze muhundi muntu wese ngo abe yagira icyo amufashaho cyangwa se ngo amwumvurize, kuko numvaga yuko inshingano ari isange. Narazikoze mu gihe nshoboye n'igihe ntashoboye. Umurwayi bw'umutima bwagaragaye mu kwa 12 ejo bundi muri Desambure, nibwo yagaragajemo uburwayi bw'umutima. Yagiye kwa muganga babona bidasobanutse, bamuhereza guca muri sikaneri. Tugeze muri sikaneri Butare, bagaragaza ko afite ikibazo cy'indwara y'umutima. Muri make indwara y'umutima bamuha imiti, aza gutaha, ageze imuhira aza kuzagira impanuka avunika ukuboko kw'iburyo. Ariko kuvunika ukuboko kw'iburyo ise mwiyegereza mujyana kwa muganga, bamufasha ibyo bashoboye. Ariko nyuma yo kumufasha, nyuma y'iminsi 2 ntabwo ibintu byakomeje kugenda neza. Yahise asa nyine n'umuntu urembye cyane, cyangwa kugira ikintu na kimwe afata. Nanjye nahise mfata umwanzuro kuko niba nta kintu ari gufatira imuhira, namujyana kwa muganga, noneho bakamufasha mu buryo nabo bashoboye. Bageze kwa muganga, ubwo ni kwa gatanu turara mu bitaro, tubona ko atari ibintu bikaze, ariko ku isabato mu gitondo byaje kuba ibintu bikaze. Byabaye ibintu byo kubura umwuka, baramwongerera, ariko n'ubundi byaranze birananirana. Naramwirwarije kuva ari mu bitaro rero kugeza ku mwuka wa nyuma nari ndi kumwe nawe. Icyo nshimira Imana nuko namwirwarije, nta wundi muntu nashyiraho urubanza ngo mvuge ngo yamufashe nabi ko ntari kumwifatira. Narabikoze kugeza ku mwuka wa nyuma. Icyo nsaba Uwiteka Imana nuko yaba yaramuhaye iherezo ryiza, kuko ubu sinarimusabira kuko byararangiye. Ndasaba Imana kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru, nicyo mwifurije. Ahangaha tuvuze ngo yaba yarareze abantu bangahe mu bantu bahagaze ahangaha bamuzi baza aho yabaye. Ndavuga ngo hafi ya bose batera hejuru. Abatareze ari impinja, yabareze ari abantu bakuru. Nuko rero ngira ngo mukomeze mudushyigikire muri buno buryo, ibyo mbasabira nanjye nisabira. Amen. Nk'uko Gloria yababwiye, yasanze Gloria afite amezi 6. Ubwo mwene nyina ariwe muramukazi wanjye yari amaze kwitaba Imana nawe. Ubwo araza afasha musaza wanjye, afasha ababyeyi banjye, nabo bari bamaze kugwa rwose mu kantu, nuko arabafasha, tubera umubyeyi mwiza hariya rwose. Abantu bose, ari mama ari papa, abagirira neza, agirira abaturanyi neza. Nta muntu n'umwe hari iwacu wamuvuga nabi, ndetse ku buryo abantu bari banze ko ashyingurwa hano ngo nitumujyane ngo ajye gushyingurwa ku ivuko ngo bose bamubone, ariko ntibyashobotse kubera imihanda. Nuko
turabahakanira nyine ubwo ndetse abenshi ntabwo badufashe neza kuko twabikoreye hano bamushakaga rwose bose nuko naho ubundi rero uhavuga ibya Zainabu mamudogo nyine ntabwo rwose byarangira nta muntu atakundaga nta muntu atagiriye neza yewe ndeka mbaho urugero Zainabu yajyaga ajya mu Bugarama agiye iwabo ni mu Bugarama akagenda bakamuha ibintu byinshi bakamuha nk'imiceri ibintu byinshi akazagera ku muguniro noneho agatuma ku bantu ngo nibaze bamutwaza bakaza bakamutwaza yagera mu rugo bose akabagabanya ibintu Zainabu nukuri akaba n'igihe asigariye aho ngaho nuko Zainabu yarateye ntabwo yashoboraga kurya ngo yime abantu none rero rwose iyo nkuru nanjye yangezeho ku cyumweru mu gitondo ariko ntabwo natindiganije nabwo nari ndi kure ariko nahise mvuga ntikame mu jodwaya kandi kuko niko byagenze nahise nza ubwo ndagera igihe Kigali mu gicuku baza kumufata abavandimwe banjye nuko mu gitondo rero nibwo nazaga hano nyine none Zainabu ashoje urugendo ashoje twifurije roho ye kuzagira amahoro ubwo navuganaga na Gloria mu ibyo bihe yararwaye na Zainabu twaranavuganye nuko Gloria rero rwose kamushishikaza ni Gloria rero ubwo akiri mu mwuka igihe cyose akiri mu mwuka wowe ihangana ujye umusengera igihe umuri iruhande ujye umusengera umuragize Imana igihe akiri mu mwuka kuko ikindi gihe ntabwo wahasengera umuntu utahari kandi koko yarabikoze umwana yarabikoze cyane nuko ubwo rero ndashimira Gloria ndashimira Jean Marie bamubaye hafi mu bihe byose nuko rwose Imana izabagirire neza nkabwira Gloria rero nukuri ngo yihangane abuze umubyeyi nibyo nanjye ntabwo ndi hafi ariko igihe cyose azajya nyitabaza haba nijoro haba igihe kinzamutabara pe mu buryo bwose nzaba mfite kandi rero yihangane mama mudogo aho agiye ni heza mu ijuru kandi twese niho tuzajya uwavutse wese uwaremwe wese twese tuzagenda niyihangane rero Imana ibane nawe kandi mukomeze mbifurije kuzamera mbese abantu bose iyo bameraga nka Zainabu mamudogo ijuru twajya turikorera pe ubwo rero ngarukije aho ngaho Imana imuha umugisha yaranawumuhaye kuko twaramusengeye Gloria nawe akomeze yihangane rwose pe ibyiza biri imbere kandi nayo magambo nari mfite murakoze murakoze mu miryango yewe ubwo mpagaze hano yari mubyara wanjye mubyarwa na papa na muyomba wiwe bindimwe na nyina bose mu gihe nanjye nabaga imfubyi mama tubyaye turi batatu yaratureze aturerana na muyomba wiwe ariwe papa aratugaburira akatwambika kugeza ubwo dukuze turabana ndetse navuga no mu ijwi ry'abandi batari hano ibyo bambwiye batashoboye kubona amatike kuko kuba mu Bugarama ni kure ubwo rero nshimira mwebwe mwatabaye n'aba bana bamurwaje bakoze ibyo bari gukora bakora n'ibyo twari gukora tudahari Imana ibaha umugisha ibyo navuga kuri we ni byinshi nta kintu nabona navuga ntabwo natwara umwanya munini Imana imuhungisha yaranawumuhaye ibyo yakoze ni byiza yakoze imirimo myiza yakoze imuherekeze mu by'ukuri uwavuga ibintu bya Zainabu ntabwo yabona abihera n'abirangiza kuko Zainabu rwose nk'uko bagenzi banjye bamaze kuvuga babivuze yabaye umubyeyi w'intangarugero mu kazi k'iwacu turavukana hariya ariko ni ukuri ibintu yakoze ni ibintu bitangaza nk'uko babibabwiye yarize abantu benshi yafashije abantu benshi yitabiraga ibintu byose atitaye ku ntege nke afite twagiye tugira amakwe i Kigali menshi yo gushingira
abana bacu abana umuryango mugari rwose nta n'umunsi n'umwe twiye tumubura yabaga ari imbere arangaje imbere abantu bafite n'imbaraga kumurusha ni ukuri rero Zainabu yaratubabaje yararwaye koko nibyo twagiye dufatanya na Gloria umwana wacu mu kujya inama mu kumuzana kumuvuza ibyo byose twabaga tubirimo ariko ni ukuri turashimira umuryango wa Jamari ukuntu witanze ukitangira uriya mubyeyi Zainabu bamudoga kuko nta kintu batakoze pe nta kintu na kimwe barakurushaho iyo baricyo bagomba gukora batakoze ariko hawufura umunsi warageze nyine none arataha yaratashye nibyo tubikumwe ikiziwe rero mu by'ukuri bavandimwe inshuti twasaba rwose kugira ngo twese uriya mubyeyi atubere urugero kandi urugero rwiza rwo kugira ngo tuzamukurikize abakiri bato bazamukurikize ndetse n'abato burya kwiga ntibirangira abantu bazakomeza bamwigireho kandi rwose bazamukura ibintu byinshi rero mu by'ukuri murakoze cyane turashimira abantu cyane cyane b'igitwe abantu b'igitwe rwose mwadufashije mugafasha Gloria na Jamari kuko ntabwo uyu murimo bari kubifasha bonyine ngo bikunde ntabwo byari gukunda ariko mwabaye hafi murabahumuriza aho tutari turi ko twari kure murahatubera bongera gushimira umuryango wacu wavuye ku Kibuye hari ahantu rwose mu by'ukuri mu nzira mbi zigoye ariko bitanze bati mpaka twerekeje mushiki wabo mama bagaterekeje rwose masenge mama wacu ibintu byinshi rero mu by'ukuri nabashimiye abantu baturutse Nyamasheke n'Ikarongi yuko rwose ubu bwitange mwakoze Imana izabahemba mu by'ukuri ntabwo twayobewe kuba twamujyana iriya hirya aho avuka iwacu ku ivuko kuko hari abatashoboye kuza hari abashaje badafite imbaraga ariko twaravuze tuti uyu muryango uko amurwaje neza bikaba nta kibazo cyabayemo none hakaba hari n'ibihe by'imvura tutereka tumushyingure hano hari abavandimwe hari ababyeyi nabo n'inshuti hari n'abacu barashobora kuza kandi ko urabona ko bashoboye kuza n'abantu muraza mu by'ukuri rero turabashimiye cyane natwe igihe muzagira ibibazo nk'ibi cyangwa ibyiza ibirori rwose tuzajya tuba hafi yanyu nk'uko mwatubaye hafi mukaza kudufasha guherekeza umubyeyi wacu Zainabu rero ndabashimiye murakoze cyane reka dukomeze twihangane mukomere turi kumwe kubw'uyu mwanya rero kandi kubwo ibyiringiro dufite reka turarike pasiteri turarike hejuru y'izi gahunda zose tugire ijambo rihumuriza imitima y'abana y'abavandimwe y'inshuti aba hafi ndetse n'abakure bageze aha ntabwo ngiye kubwiriza ahubwo ndakomereza mu mujyo w'ijambo ry'Imana mu buryo bwo guhumuriza uyu muryango uyu mukecuru Kampeta Zainabu uzwi ku izina menye aha rya mama mudogo ntabwo twari tumuzi ariko mu gihe gikwiriye iby'Imana ishaka irabikora wakwibaza ngo byavuye agera inaha none twe tubimenyeye aha bamwe babimenyeye gutyo nuko rero bibaye ngombwa yuko aruhukira hari ijambo ry'ihumure riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cyawo cya 11 abafite Bibiliya cyangwa muze no gusoma nimugera mu rugo hari inkuru yabaye Yesu azura Lazaro akwibaza kubera iki ngiye kuvuga iby'umuntu wazutse kandi twebwe turi gushyima burya ibi byose aba bantu banyuze aha babivuze kuri mukecuru uruhukiye muri iyi sanduku atumva ariko bari kuvuga ibyiza
byagenze gute byabaye. Burya rero reka mbabwire ijambo kandi ijambo rikomeze kurangira mu matwi yanyu. Urukundo si icyo umuntu avuze, ni icyo akoze. Ibikorwa byose buriya nabikurikiranye bavuga umuntu wagiye mu Bugarama akaza akamuha imiceri yagiye akagabanya abantu bakageza n'aho asigarira. Bamwibukiye si amagambo meza, bavuga amagambo meza nibyo, wavuga byiza byiza byiza, ariko ibyo bikorwa bidaherekejwe ayo magambo adaherekejwe n'ibikorwa ntacyo byamara. Nakwibaza uyu Lazaro kubera iki Yesu yagiyeyo kumuzura, kandi inkuru iratubwira ngo yari yamenye yuko yagenje gute yarwaye, ndetse abibwira n'abigishwa bari bari kumwe, ndetse bigeza naho babwira ati noneho yagenje gute yasinziriye. Abari kumwe nawe baramubwira bati niba yasinziriye aragenda gute, arakanguka, araberura ati Lazaro yagenje gute yapfuye. Ariko ngiye kumukangura, aragenda nihuse mu gitekerezo, agezeyo ataragera neza imuhira ahubirana nande, ahubirana na Marita mushiki wa Lazaro. Ijambo yamubwiye bwa mbere na mbere, iyo uza kuba hano musaza wacu ntago aba yagenje gute yapfuye. Hari igihe mwavuga bati iyo umukecuru aza kuza mbere akaza genda abaganga bari gukora ibishoboka byose bakagoragoza abayobozi abadokiteri abaki, ibyo mbizi neza, abaragoragoza nubwo basa n'iminsi ikicuma, ariko mu gihe gikwiriye Imana igeza gute ishyiraho iherezo. Nibyo byabaye. Yesu aramwitegereza aramubwira ati musaza wawe azagenda gute, azaza. Yego ndabizi ko azazuka, yego ku munsi aramubwira ati ariko niwizera urabona urukundo rw'iki rw'Imana icyaduha tukizera. Mu kanya inkuru iragenda igera kuri Mariya, yavuganaga na Mariya, igera kuri Mariya wari uri mu nzu ngo arira ari kumwe n'abandi bantu bari aho ngaho bamukikije ngo baje nk'uko namwe muhari. Baramubwira ati umwigisha aragushaka. Baragenda nawe ngo ijambo yamubwiye cyahinguka, iyo uza kuba hano musaza wacu ntabagenje gute yapfuye. Yesu amubwira amagambo make ariko aganisha ku byiringiro, ariko batazi ikiri bukorwe hano. Sakubabwira ati subundi mwamushyize, amubwira ati ubu ngubu aranuka, ari mu gituro amaze iminsi ingahe, 4. Ngo bagiye kubona babona Yesu agenje gute ararisi. Ni nawo murongo mugufi uri muri Bibiliya, Yesu agenza gute ararira. Hanyuma asuhuza umutima. Abantu bari aho ngo batangira, dore namwe muri gutekereza ibiki byose, ariko ubundi buriya ntibamurangaranye, ubundi ubwo ngubwo abantu ngo bavugaga byinshi ko ari inshuti Yesu, ubundi yaza kuza akaba bavuga byinshi, ariko Yesu yarazi icyo agiye kugeza gute gukora. Arababwira ati ari hariya, baragenda bajya ku gituro, ntabwo Yesu yigeze akigera iruhande, yahagaze nk'aha ngaha. Arababwira ati suza umutima, sengesho rito gusa, babwira Imana yuko ikwiriye kugira ikikora kugira ngo abantu bari aho bamenye ko ari Imana yagenje gute yamutumye. Dore ko abantu bavugaga bati azura abapfuye, ariko babagiye muri koma, ariko ngo byamaze iminsi nari mu gituro baranahamya bati rwose baranuka. Ariko igitangaza cyabaye, mukureho iki igitare, murabona ubwiza bw'iki bw'Imana. Bagikuyeho arararama, sengesho rigufiya cyane, aravuga ngo Lazaro sohoka. Baje kubona abantu Lazaro n'imyenda yagenje gute, arazaraza ngo abantu barihinda, bakuraho iki mumuhambure, mumureka ageze gute. Mwavuga ngo iki Lazaro abagenje gute. Reka mabwire ikintu cyabaye.
amaze kuzuka abantu barishima baranezerwa bagira gute ariko ngo haboneka mu itsinda rivuga ngo none icyo Yesu akoze ntago kizasibangana bafata umugambi w'ibintu bibiri bagiye gukora icya mbere tugiye kwica Yesu muzuye twice na Lazaro ugende gute uzuye tuzimanganye iki nagira ngo mbabwire ngo Yesu yapfuye igihe kigenje gute kigeze na Lazaro yongeye kuza gupfa igihe kigenje gute kigeze ariko ngo ahantu hose Lazaro yajyaga barihindaga ariko ngo akabaha ubuhamya yuko yagenje gute yazutse natwe ubuhamya turi buvuge nuko umubiri w'uyu mukecuru Zainabu uruhukira kimwe nuko natwe nanjye uvuga umubiri w'umubyeyi wanjye uri hirya hano ubushize ntabwo muzi ko twari kumwe n'abandi hari wavuze ati ahantu ibano hanyuze umuhanda bizagenda bite Imana izi ko izabigenda ubwo nuko ariko kimwe cyo ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bavuga ngo agiye mu ijoro oya araruhutse kimwe nuko abandi bose baruhutse hari na yewe reka mvuge ngo usibye n'uyu mukecuru na nyina wa Yesu aruhukiye mu gituro nyamara hari abantu bavuga ngo yagiye no ni ikinyoma aruhukiye mu gituro cyabikora igihe kizagera agenda gute akanguke nk'uko abandi bantu bose bazakanguka bakagenza gute ariko aruhukiye ahangaha bityo rero reka abari aha dushimire uyu muryango bakomeje kugarukaho umuryango wa Jean Marie wakoze ibi ku munota wa nyuma bitewe naho bavuga ngo bari kumujyanira gukora iki Imana izi impamvu yaje inahavera mu musozo w'ubuzima bwe kugira ngo azaruhukira hano kandi namwe bari hafi ababaye hafi abo kwa muganga bakoranaga n'uriya mubyeyi abamubaye hafi kugeza kuri twebwe duherekeje duhagarariye abantu b'i Karongi cyane yuko bamwe muri twe ari abaho bityo rero reka tugire ibyiringiro mu Mana y'agakiza kacu icyo tugiye gukora ni ukugira ngo tururutse umubiri aruhukire hariya kuzageza igihe Imana izagenda niyizi iki niyizi herezo reka rero dukomeze kugira ibyiringiro dukomere umuryango ukomere abana bakomere abakazana bakomere abavandimwe bakomere inshuti zikomere kandi pe dukomerere muki mu Mwami Yesu iyo turi kumwe n'inshuti ntakitubabaza ariko iyo dutandukanye tugira agahinda n'ijuru ntituzatana tuzahahorana muri iyo si y'amahoro ntabwo tuzatana iyo twibutse inshuti zacu turishima cyane nitumara imirimo yacu tuzabana iteka n'ijuru ntituzatana tuzahahorana muri iyo si y'amahoro ntabwo tuzatana ntabwo tuzasezerana aho tugeze mu ijuru tuzahahorana ibyishimo turirimba iteka uyu mukecuru
imitwaro y'ubu buzima Imana niyo izigeno ya buri wese. Reka pastor bari hano bagire hafi bashyireho indabyo, hanyuma begereze hafi bahisemo gukoresha turabyo kuko nibyo begere hafi bakoreho. Birumvikana ababu mu buryo bwiza gusa ariko yego umuntu bateganyije umuherekeza nazi ni wowe yego abandi bantu bo mu muryango burya biba byiza uyu mwanya tugezemo ukagira ibyiringiro yuko umubiri uruhukiye aha. abarokotsi ibyago byo hasi bazakoranwa, abazatumira azajyana nabo. Umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azaba agiye gucibwa. azaba yabarariritse ubwo azabahamagara. azaba yabarariritse abazatumira azajyana nabo. uwo musa bapfuye muri Kristo bazazurwa, bazava mu bituro nkawe bose. abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru, ubwo azagenda azajyana nabo. azaba yabarariritse ubwo azabahamagara. azaba yabarariritse abazatumira azajyana nabo. niho tuzajya dukorera umwami tudahwema, tuzajya dusingiza urukundo rwe. maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mu isi, tuzateranwa tujyanwe mu ijuru. azaba yabarariritse ubwo azabahamagara. azaba yabarariritse abazatumira azajyana nabo. nimbona amahoro yo mu ruzi, naho
Data mwiza Mana ishobora byose, umuremyi kandi umucunguzi, muri uyu mwanya turagushimye kuko udukunda, izina ryawe nirihimbazwe. Uri Imana itagitererana abayo no mu bihe bikomeye, wohereza ingabo zo mu ijuru kugira ngo zikomeze zihumurize kandi zikomeze imitima itenebutse. Tugushimiye rero ko wabanye natwe muri iki gikorwa cyo guherekeza uyu mubyeyi. Turasabye rero kugira ngo abasigaye ubabere umubyeyi. Uri umubyeyi udapfa, uri umubyeyi udasaza, uri umubyeyi udahemuka, ukwisunze ntabwo ajya akorwa n'isoni. Usigarana abana basigaye n'abavandimwe, kandi inshingano yuzuzaga z'ubujyanama n'ibindi ukomeze uzubuzirize nk'Imana. Abatabaye umuryango baturutse hafi na kure bagaragaje igikorwa cy'urukundo, tubasabiye umugisha kugira ngo Nyagasani twebwe tugihumeka tubashishe kubana neza mu mahoro, kuko twese Yesu aba yatinze iyi nzira tuzayinyura, ariko tujye duherekezwa n'imirimo myiza twakoze tukiri. Bana bawe rero mu kanya barongera gufata ingendo ngufi n'indende, uko wabagejeje hano amahoro, umutekano wo mu muhanda wongere ubuyobore ubageze ku macumbi amahoro, kandi twese twemerera Umwuka Wera ategura imibereho yacu, kugira ngo igihe kigeze iyi si iturushya tuzayivanwemo, tuzigira mu munezero udashira mu izina rya Yesu. Amen. Abarokotsi ibyago byo hasi bazakoranywa, abazatumira azajyana nabo. Umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka
kazaba agiye gucibwa azaba yabarariritse ubwo azabahamagara azaba yabarariritse abazatumira azajyana nabo uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa bazava mu bituro nkawe bose abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru ubwo azagenda azajyana nabo azaba yabarariritse ubwo azabahamagara azaba yabarariritse abazatumira azajyana nabo niho tuzajya dukorera umwami tudahwema tuzajya dusingiza urukundo rwe maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mu isi tuzateranwa tujyanwe mu ijuru azaba yabarariritse ubwo azabahamagara azaba yabarariritse abazatumira azajyana nabo hari abo umuryango wateguye kugira ngo baze kugira icyo batubwira twese muri rusange ndagira ngo rero mbasabe ituze noneho hereze umwanya shangazi wacu mu muryango maze agire icyo nongeye kubashimira navuze byinshi uyu mwanya ndawufashe kugira ngo nshimire nshimire Gloria cyane mushimire n'umugabo we rwose babanye na Zainabu bakamugirira neza bakamwitaho kugeza uyu munsi w'urukundo Imana ibazere undi nongera gushimira rero ni umwana witaye kuri Zainabu babanye uwo babanye mu rugo naze nawe mushimire rwose nta kindi nuko murakoze cyane narinze n'imbuga turi kumwe kandi n'umukuru w'umuryango turagira ngo nawe tumuhe umwanya mu izina ry'umuryango wacu agira ngo ufate umwanya mbashimire ababyibuka mu minsi yashize twigeze guhurira hano duhetse Gloria tumuzaniye Jean Marie ariko ubwo twungaga imiryango twateguraga n'ikibanza cya Zainabu tutabizi Imana niko yabishimye uhiruko ridashira nk'umuryango rero twabibonye ko hari abaturutse hirya no hino bakoze urugendo rurerure ndetse n'aba hafi turabashimira cyane uburyo badutabaye ariko by'umwihariko turashimira n'umuryango wa Jean Marie uburyo waduherekereje umubyeyi Zainabu ubutwari bwe bwagarutsweho yatabaye aho rukomeye mu muryango wacu twebwe turabizi kandi turabizirikana turizera yuko ubutwari bwe Imana izamugororera ishingiye ku bwitange yagaragaje nk'uko byagiye bivuga rero ntatinze muri byinshi ndagira ngo tubanze dushimire umwana waherekeje washyinguye umukecuru umwana nk'umuryango tukaba hari icyo twamugeneye umwana yitwa Irihorumuri umwana wa Gloria tukaba twamugeneye inka tukaba tuzamugezaho ku muryango mu gihe cya vuba ariko
tukaba tunifuza yuko twasubira mu mirimo ikibiyo tukagisoreza ahangaha abantu bagasubira mu mirimo bitabujije yuko dukomeza gusura abasigaye dukomeza gufata mu mugongo abana basigaye ariko tugakomeza imirimo uko bisanzwe. Amasuka y'abakobwa nayo twayateganyije kugira ngo nabo bagende bakomeze imirimo. nkaba nasabaga Gloria ko yakigira imbere umuryango bamushyikiriza isuka twamutangije kandi tumusaba gukomeza kwihangana agakomera kugeza ubutwari nk'uko bisanzwe. Umukecuru wacu Shangazi n'urugendo yakoze nawe n'ubundi araruhuka ariko asubire mu mirimo. Niwe mukobwa mukuru dusigaranye mu muryango ariko aracyashoboye ngira ngo murabibona. Turamwifuriza n'ubundi gukomera Imana ameze nk'imbaraga ameze kutuba hafi warakoze cyane kandi kwitanga. Turabashimira rero tubikuye ku mutima kandi nk'uko mwadutabaye rwose nagira ngo ubu buvandimwe bukomeze kuturanga. Aho muzagira urubanza uzatwitabaze, turahari, turacyafite amaboko, ari ibyishimo ari ibibi dukomeze kubisangira dufatana mu mugongo. Murakoze cyane. Nasubiza ijambo umuyobozi wa gahunda tugasoza n'isengesho hanyuma Imana ikaduherekeza. Murakoze cyane. kugira ngo abafite urugendo rurerure nabo babashe kubikora hakibona, ariko nk'uko mwabibonye gahunda zose tuziragiza Imana. Ndagira ngo rero nsabe pastor Rwanda bamufashije atambuke igira imbere maze aturagize Imana mu isengesho. Mana yera Data ukiranuka, izina ryawe rihimbazwe. Reka tugushimire yuko wabanye natwe uhereye mu rukerera rw'uyu munsi, ugafata mu ngendo zitandukanye abavuye hafi na kure tuza muri gahunda nziza yo guherekeza umubyeyi wacu. Reka tugushimire uburyo gahunda zose waziyoboreye kuva mu ntango ukaba ugeze kuri uyu musozo uhimbaza. Bityo turi mu gikorwa cyo gusezeranaho. Ndakwinginze cyane kugira ngo uko watubanye tuza ukavana natwe muri gahunda, abana bawe tukaba tugiye gutaha tugana mu birere bitandukanye. Hari abagenda n'amaguru bajya hafi, hari abagenda kure bagenda mu byuma. Uburinzi bwa bose bube kuri wowe, izina ryawe rihimbazwe. Ukomeze gufasha by'umwihariko abana b'uyu mubyeyi, abuzukuru, abakazana, abavandimwe, inshuti n'umuryango mugari, itorero nk'uko duteraniye aha, kugira ngo dukomeze kugira ibyiringiro ngo ubwo aruhukiye hariya nk'uko ubigennye. Ndinginze cyane kugira ngo wowe uzi iherezo rya byose, ukaba uzi n'iherezo rya bose. Ndinginze cyane kugira ngo dukomeze kubona ukuboko kwawe kwiza kuva none ukageza iteka ryose, mu izina ryiza rya Yesu. Nzahungira kuri Yesu kuko ari udusha imbaraga. Nzahungira kuri Yesu kuko ari udusha imbaraga.